video ni ibintu biba byanditse kandi buri haba hateranye abantu benshi muze kugenda mushake ibintu byitwa za behind the scene n'ibindi byose. Yewe umugore wanjye yabaye umukopine wanjye imyaka 5, uvuga ngo guhera muri 2000 guhera muri 2009 twarakundanaga. Rero nagiye kuba umuhanzi abireba, process yose yarayibonye. Hari ibyo mwe mutabona nka success we abona ukundi, urumva we turabana igice cyose cy'ubuzima tukimaze tubana. Si ibintu rero naza hano ngo mbasobanurire kuko niyo nabisobanura gute ntimwabyumva byabasaba kubibamo, ariko aranzi neza kandi buriya kuba loyo ku muntu ni choice, ntago ari ibintu umuntu sinibaza ko nababura bamutereta cyangwa se abamwirukankaho. Umuntu wese afata uruhande rwe agahitamo kunogera uwo babanye. We rero aho ngaho kubijyanye n'akazi arakumva neza kuko akazi twakabanyemo, twagiye gushutingana amavideo menshi, twararanye mu studio, twakoranye ibintu byinshi, ntago bingora cyane kubisobanura. Sinzi niba wenda ibisubizo bitanze neza. Yanyuzwe, wakoze cyane. Metre Shadow urahari? Ikibazo kimwe tugiye kwa Aga promoter, ikibazo twihuta dukurize tubangura tugiye ku minota ya nyuma. Breeze. Yes. Ndakuramukije, reka nshimire na audience iri hano na Godfather wa Ghost nze. Ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Urabona ndi mu rubyiruko, mwe muri abantu bakoze umuziki kera. Uri Metre Shadow Musanesi? Ntago mbizi, reka mbanze mbazi ibibazo. Yubaka amabuno y'abagore. Arayubaka? N'amabere kongera gashinga. Afite gym yungu akasamuka. Bruce. Yes. Ngerashaka kubaza ikibazo ugendeye wenda kuri haso zabaye umuziki ugitangira kuri wowe cyangwa se n'abandi basani batangiye kera. Uyu munsi bigaragara ko wagerageje kuba inkotanyi ukagumamo, sinzi nimba kuba inkotanyi wenda icyo kintu z'uburemere bwacyo, ariko uyu munsi hari aho ugeze ujya uhuza gute ahahise hawe mu muziki naho ugeze uyu munsi kugira ngo nibura biguhe kubaka ahazaza. Ese ikibazo cya kabiri ikindi kiravuga ngo uyu munsi ko bijya bibaho nkurikije uko umuziki wacu wubatse cyangwa se music industry yacu, umuntu akagira akananizwa na bimwe mu bindi wenda umuntu atarondora hano, ujya utekereza ute ko nyuma uyu munsi wazubaka ikintu cyo kuvuga ngo igihe uzaba wabaye umusaza muri music n'ubwo umuziki udasaza, kuzamura abandi bana wenda muri aba barimo bazamuka, ko hari impano ziri inyuma. Dufite ishuri rya Kavumu, nimba Inyundo riri aho zikavumo Igitarama, hari abana bahari ubona ko bafite impano, kugira ngo uyu munsi nibura bizajye bishyigikira izina ry'umuhanzi nka Bruce Melody muhazaza ngo bikomeze bibe byiza. Mfite byinshi mu mutwe kuri icyo cyanyuma, byinshi mu mutwe byo gukora kugira ngo one supporting abantu atari abahanzi gusa, abantu muri rusange, kuko buri abahanzi ntabwo hari kera. Uyu munsi umuziki ku isi yose ni business itanasaba kuva mu gihugu kubera ko internet yoroheje ibintu. So mfite imishinga myinshi uri gutekereza yo gusapotinga abantu muri rusange, kubera ko uri umuhanzi, ariko buriya ku isi ntabwo twamara igihe kinini. Twese ko tungana nyine mu minsi iri imbere tuzaba tutagihari, haraje abandi bantu. Iyo usize ikintu kizima wenda cyasigara gifasha abantu, biba byiza kurushaho. Nanjye rero ndi mu batekereza gutyo, ndi gutekereza ko hari ibyo ntabwo nabivugira hano, ariko hari birebire ndi gushaka gutekereza. Na nshyize hamwe connection mfite, abantu tuziranye, ntekereza ko byose bizafashiriza hamwe abantu kubona ikintu kinturutseho kandi kizagira umumaro sosiyete ku mubare munini. Urakoze cyane. Aha twihuta, reka dufate undi muntu, reka nzamure Kendo. Twihute dukwite tubangura abantu mwabaje ibibazo, umuntu udafite ikibazo. Twagiye Aga promoter urahari?
Ya ndahari bro. wahe Bruce umeze fresh? Yeah man. Yewe najya ngushimire kuri ball wakoze ejo bundi muri Kenya. Niwe muhanzi w'umunyarwanda abonye ufite IQ yo kuvuga umaze kumenya umwinfluence cyari cyo. Icyo kintu nicyo kintu cyankomye nta bibazo byinshi mfite cyo byo kwazakwaje ngisha nashaka kugushimira ku ball wakoze muri Kenya. N'ejo numvise aho bikomoje ko ugomba kubikora hano mu Rwanda. Ni buboro aciye se umusaza no kubabaye no sinzi network yo mu Kantuza yahandi hepfo Kimisagara hamwe ntuzacuruza inkweto dore nk'uyu nguyu cyane ntabwo bikunda aragaruka Mika ufite ikibazo uratamiye se ntukina ndimo kugenda kubita shyiraho ariko se bashyizeho kamera sha ndimo kurya nose nege kurya ngo kubera ikoresha bagiye bari kurya mbana ndi ntanyuma gushaka kamera ariko mfite ikibazo nka bibiri bamubajije ibibazo bijyanye n'umuziki byinshi bishoboka kandi yashubije neza kabisa ndanamushimira ko yadusubije neza njye ndashaka kumugara mu buzima busanzwe ikibazo cya mbere Melody ni umuntu ugira urwenya ku rwego birenze ibisanzwe bimeze nk'impano wenda atanazi ko afite ariko ikintu cy'urwenya cyane ese ikibazo mfite hari umuntu yaba yarabikomoyeho muri famiye wari umunyarwenya bikaba ariho impano yaturutse icyo ni ikibazo cya mbere kuko njye mbifata nk'impano yindi afite kuko ikiganiro cyo ushobora kukireba ugatangira useka ugasoza useka icyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri nari mfite yatubwiye ko ari umuntu wihagije mu guhanduringa ibibazo bikomeye ashobora kuvugwaho cyangwa se ku buzima bwe cyangwa se ubwa famiye. Ese birakorohera kuko hari ikintu njye mbona nanjye ntakunda iyo bakritika kuranga bwa madamu wawe ni ibintu nanjye ubwanjye mbona umva bindemereye kandi atari tutaziranye. Ese nkawe ubihanduringa gute vishe ikintu nk'icyo ngicyo kikubabaza ku ruhe rwego? Ikindi cya nyuma kiri fani ariko nacyo ni ikibazo. Ese njye mbona usa n'imfura yawe y'umukobwa, ese ubifata gute kuba uri umupapa usa n'umukobwa wawe? Ese bigushimisha gute? N'ibyo bibazo nawe mfite nakoze. Icya mbere y'urwenya se kera rwabagaho bamufashe ababizi mutubwire abakomediye ba kera bari bandi bari bahari ndabura rero abambere ni bande Mukesha batware se ntari umukomediye yari umunyamakuru w'umukomediye ariko ntabwo nk'umwuga umugaburira ariko nyine yarakasa mutwe ubwo yaje gutangira gukina amafilime nabwo ariko n'uwavuba aha ntago yose umuntu ndavyibuka za mbirikanye twarazirebaga mu minsi itambutse ntago aho se kera iyo tuvuga kera turavuga kera bavuga yari Melody mu gihe wenda cyo hambere ku buryo urwenya nyine rw'urwenya nibaza ko urwenya rwo mu Rwanda rwabaga rwanditse kandi narwo rwitwaga byenda gusetsa. Uyu munsi nibwo twamenye ko ari urwenya rero ko nta gihombi komoraho ntabwo byari gushoboka niba bitari bihari hano wiva nta nubwo ariko njye buramba numva ruhari nta rwenya mbonye nta kisekeje mbonye hanyuma ku bijyanye no gukritika uburanga bw'umugore wanjye urumva nta mugeni mbashakamo deja namaze kumubona nta kintu nyimariye nta kintu nyine urumva nta kintu na kimwe mbibonaho kuko wowe nkubona uko uzagenda ushaka uwawe njyewe uwanjye naramubonye kereka wenda ngize nk'ibyago akanyanga nawe atari bunyanze ubwo nta kundi bizarangira ntago icyo si ikintu nabona ngo mbone kirenze kubera ko umuntu ubu ngiye kurya ibiryo hano nkarura atangira kubirya ukambwira ngo birabishye atari uri kubirya rwose waba usetse nuko igisubizo cyanjye uko niko mbifata. Hanyuma kuba ndi umubyeyi usa n'umwana we bisobanuye ko nakoresha DNA test bisobanuye ko nyine ndishwa ku mwana rubangi ni ibintu byiza cyane kandi no kubona umuntu buriya hari ikintu cyadanje ku bantu mutarabyara kubona ubyaye umuntu
akatangira akahaguruka akagenda mu gitondo akakuganiriza agatangira avuga ngo papa akavuga ngo mama ejo mugatangira guhererekanya ibitekerezo. Umukobwa wanjye w'imfura ageze mu wa kane primaire kandi ba Godfather tungana baracyabyirira no mu kanya muramwumvisha birya. Ni ibintu bikomeye cyane kurenza uko umuntu abasa, birakomeye cyane. Urumva umwana tuzabivuga ukundi, tuzashaka undi mwanya tubivugeho aribyo bituzanye. urakoze cyane ku nkoma. Aha twagiye urakoze Sofia. Yes. Twihuta ikibazo kimwe. Okay. Ndashaka kugira ngo hano kuri tenike Bruce Melody tugeze ku bihumbi 10. Ikibazo cyawe twihuta. Yeah, Bruce Melody, I wanted to ask you, what are your accomplishments in the next 5 to 10 years as for you and the country Rwanda at large? Urugutekaniza iki? Rashize. Guteganya kuba a global artist. Ntabwo numva n'ubungubu sinshaka kuba local, n'ubungubu ndi gushaka gufata East Africa, ariko from East Africa turajya muri Africa muri rusange, ariko ndashaka Grammy, ndashaka big stages, ndashaka ibintu abantu bose bacivinze mu buzima. Impamvu numva nanjye bishoboka nuko navumbuye ko nabo bari abantu, niba barabibashije birashoboka. Noneho ngeraho nkomoka, ngira abo dusangiye ururimi, ngira abansapotinga. Nibaza ko mu myaka 5 iri imbere at least Afrika yose izaba izi neza ko mu Rwanda haba Bruce Melody. Urakoze cyane. Umurungi wa Faizo, fungura mic yawe, ndabo wambaye imyenda y'abaganga. Fungura mic, uranyumva? Umurungi rimwe? Ndakumva cyane. Fatiraho twagiye. Ikibazo cyawe? Muraboneza. Ndakomeye, ndi umufana wa Bruce Melody. Nkunda ko agira courage. Buriya tugira ibibazo bikomeye cyane, usanga abahanzi bo mu bindi bihugu kubera kubakritika cyane, kubaca intege, bakunda kugira ibibazo biri psychological. Ariko nemera ko nkunda ko Bruce Melody igihe cyose ahora ari wa wundi, ahorana vibes. Nkunda gukurikirana ibiganiro byose mu time ufite umwanya, ariko akenshi ikintu mba nshaka kwitaho ni ukumureba mu maso, nkareba koko nta kintu byamuhinduye, especially yamaze igihe kinini avugwa cyane. Nkunda gutegereza ibiganiro bye ngo ndebe ko if there is something cyahindutse kuri we, ariko nkushimira ko uhorana vibes zawe rwose. Amagambo iki ntago bikwaffectinga mu buryo buri psychological, ntujye uhinduka rwose. Komerezaho courage, kandi ngewe nkuri inyuma rwose, nubwo nshobora kuba wenda nta mafaranga naguha, ariko ibindi byose I do what I can do. Thank you. Kandi ubwo ndi inyuma nanjye buriya uri imbere. Yego, merci. Ibibazo mu mutwe birasanzwe, bibaho ku bantu bose bavugwa. Nanjye ngerageza kubirwanya uko ndeka bikavugwa, nanjye nkabivugaho, kuko buriya kubibika navumbuye ko aricyo kintu bisharinga n'abantu rimwe na rimwe. Ntabwo mbizana nyine hano yo mba wenda ndabatsimba, ariko ngira abantu nganiriza, ngira inshuti, ngira umuryango, ngira ubuzima busanzwe nk'uko abandi bantu bose babaho. Nkagerageza kubereka ibingoye, tugafatanya kubishakira umuti, bikarangira nyine nkomeje kuba ngewe. Kandi iyo ubonye abantu bagukunda buriya wibagirwa bakwanga. Wow, twagiye. Janete, uranyumva? Yes, ndi kukumva. Kubitubangura, kubita Melody uzaza kwihangana abantu bavuze singende batakoresha. Twagiye kubita wihuta. Nimubona biramufa. Urajya. Gira vuba ngwira munabo bazaniye. Ngeze kuri 5% ntabwo mbeshye. Uracomeka. Twihute dusigaje iminota mikeya. Twagiye. Janete, icomeka Melody, icomeka telefone. Ndimo kukumva. Mbere yuko Bruce Melody agiye gucomeka telefone, murebe hano kuri dashboard, agiye gucomeka telefone Melody, mufite inyota muri benshi, murebe kuri dashboard. Ndabasabye abantu muri Canada, please, ndaje abantu mumurikira, ndashaka kugira ngo muze gufata iyi flyer muyishyire ku WhatsApp yanyu, muyishyire ahantu hose. Aya masaha azuronga uvuga ikinyarwanda, ndagira ngo ube umwe n'abantu bashaka gusaba
musapotinge Bruce Melody ugiye kwinjira muri Canada, tubane nawe please, musharingi iyi flyer mujye kuri platform za Bruce Melody, mwese muramufollowinga benshi, mugende muyifate muyisharingi muyipartage ahantu hose, dusapotinge umuhanzi w'umunyarwanda ugiye kuzuruka mu gihugu cya Canada. Aga promoter. Yes, Godfather. Uranyumva? Ya ndakumva mukambye bicikiye mu naramumagaramo ko nari ho mukuru w'ifi niyo mpamvu. Okay. Nampa ifa. Ya, ikibazo cyawe Melody ari kukumva? Gende kumva. Ya Melody nashimiraga. Okay. Ya nashimiraga Bruce Melody igikorwa yakoze ejo agahuza aba-influencer bafatika muri Kenya, akabitaza biriya bintu ni ibintu by'agaciro kubona umuhanzi nka Bruce Melody wo mu Rwanda noneho yakoze igikorwa abandi bahanzi bo muri Kenya batarakora ngo begeranye aba-influencer nk'abari babateranye bakora igikorwa nka kiriya. So nkaba numvise agiye kubikora no mu Rwanda, ni ibintu bya danje nyine, ni ibintu nyine bifite IQ yo hejuru. Nicyo kintu namushaka kumushimira cyane kabisa, bya bintu yakoze ni ibintu biri hejuru cyane, ashyiramo courage, ibintu bye abantu bari kubyumva kandi bari kubikunda cyane, kandi ejo ni heza kabisa, aratanga icyizere ku muziki nyarwanda. Urakoze cyane gushima. Melody wamwumvishe uyu bamwita Aga promoter, uyu nguyu nakasamutwe. Iyi platform yarayifashe nubwo afite ndagwiriye igitsina, ariko iyi platform afite ukuntu ahasunika bikagenda fresh. Ni umwe mu bashabitsi kandi mbona bafite impano cyangwa bashaka gupushinga impano nyinshi cyangwa gupushinga industry muri rusange. So twagiye Kendo, urahari? Ndahari. kubitubangura twagiye mfite igihe gito twagiye. So murakoze cyane. Ngiye ni ibintu bibiri navuga. Icyambere, Bruce Melody ndi umufana gikomeye, ni role model wanjye kabisa, big time. Indirimbo y'ukunda, indirimbo y'abakunze kurusha indirimbo. Ndakubona ngahinduka mu mboni zawe nkibona, simenya aho dutaniye, uri inshuti magara kandi biragaragara, na kimenyetso nkeneye. Ese ninde watinyuka ngambwire ko nakubere baby, kutambere baby. Ese ninde watinyuka ngambwire ko tutabera baby, ko nakubere baby. Nakuwaza from sunlight bikarenga, thinking about you my baby. I go die zombie. Okay, Kendo. This question. Thank you. Byananiye kumenyesha ko utanyohereje cya kigoro bitari bukunde hano. Biraza kugora. Nayiguhaye ngiye. Twagiye tunoza cya kigoro. Okay, Kendo. Ikibazo cyangwa yego, ikibazo cyari kimwe n'icyifuzo kimwe. Mani n'ibyadanje kuba byonyine mvugishije Bruce Melody, ariko icyifuzo nicyo ndaheraho. Sinzi niba bitangaje kuri njyewe, biratangaje ariko byaba ari nasaba cyane, kubera ko ndifuza kuzahura na Melody. Ntabinyangira hano, ntabinyemerera hano, ariko ntabwo ari itegeko, ni ubusabe. Kuko mani nakwemera tu, kandi biri siko nabivuga tu. Banumva nyine mu gihe kizaza, igihe uzaba utagishoboye wenda like umuziki waraparitse, banumva nyine nzavuka Bruce Melody kandi biramutse ari bishoboka ubwo byaro, ariko nanivukiye nkanjye kuri role model wanjye, nabifana cyane kandi nabikunda cyane, nabona cyane. Reka gusubiza kubitabangura. Je kubonana n'umuntu ntabwo ari ikintu no kuri nakwanga, kubera ko nta muntu utabikwiye, nta muntu udakugura n'abantu, ahubwo wenda twashaka igikwiriye neza kugira ngo ufate inzira neza, kubera ko abantu banyandikira ari benshi cyane, n'abantu baba batekereza ko dukwiye guhura ni benshi. Nanjye umwanya wanjye ukabibiri, ikintu ushobora kwanga cyane cyane ku muntu ufite impano,
biranashoboka ko wenda hari ibindi bivamo. buriya Godfather ntari abikira nawe do it. Okay, thank you Kano, reka zizamura abandi twihuta, reka mfate umuntu bita Osumarito turashize. Niko Osumari, fungura mic yawe. Yaman n'abansuje abantu bose abakonjekeza abagenzi banjye fatiraho kubita kubagira mva ngende umufana wawe hejuru hasi ndakuzi mani ndakuzi araza actually twese guhura ahantu runaka ndamusuhuza muha respect ye n'umuntu wa dani kinamubwiye ikintu kimwe nakumenye hariya respect Bruce Melody mu by'ukuri nta kibazo nshaka kumubaza ikintu nshaka kumubwira ndagukunda ikintu basi ndimo ndagusaba kimwe cyonyine umbabarire nanapfukamye basi nambaye isura Bruce Melody ndapfukamye mbabarira uzanumira iwawe twirirwana niyo naza gutwaza ibikapu cyangwa gutwaza nyine ukambwira ati uwo munsi twozanye imodoka ndayoza pe ya brabasi urumva Bruce Melody ndagusabye umbabarire uzanumira umunsi niyo byaba mu kwa 11 mu kwa 10 mu kwa kangahe uzambwira ati Osumarito wino twirirwane dukiringane dusangire ngutetere chapa ifam man jeri ibyo nyine nta kindi pe ndasabye asante none se Bruce Melody rabinyemereye basi Uzari cyo kirwicamo reka bagusubize. ariko guca mu nda karampuma sasa nabyemera ariko si kwirirwa mu rugo iminsi yirirwa mu rugo irabaze niyo nataza mu rugo ugambye twirirwane mugendeye twanahahera ariko kwirirwa gusa ndirirwa nkanarara inshuro nyinshi ntahananiwe kabisa ubu munsi tuvanga waba ari mu bwarisi ejo bundi dufite igitaramo Gisenyi ntabwo twakwirirwa ukamubwira reka tuzagapanga ngarutse muri Canada jewe nta kibazo anyway ndanagushimira ejo bundi umva nabonye ubutumwa kuri wowe kandi bwaranshimishije appreciate kabisa ariya wamaye umva yankoreye ibintu bireze bya hatari kandi murakoze appreciate nta kindi ibyo umva ngiye kurya bameze neza Bruce Melody ejo ndakukora za posting kwa gatatu wallahi asante sana wallahi Bruce Melody I love you bro man imana gumugisha izakugeze kure ngo stage zirenze BET Awards uzayikandagiramo uzayipafomingamo man urakoze Thank you Osumarito, thank you man. Yeah, zadanje. Sonia urahari? Sonia Kane. Yes. Makeni yawe. Okay, murakoze. Icyambere Bruce Melody turagukunda. murakoze bya gushimira ubunyangamugayo ugira ibitero bakugabaho uburyo ubyitwaramo. Ikindi nagusaba natwe nko muri Amerika uzajya utugenera natwe ibihe uze kuturirimbira ko turagukunda cyane. kuri ndabizi kandi ndanabitekereza turi no kubipanga ubushize nk'ibyadukunze ko tugera ahantu hatandukanye ariko turabishaka kandi tuzabikora. No ko muri Amerika dutekerezaho natwe nk'abafana bawe tuze tugukurikire twereke urukundo. nzaza kandi cyane. Kuraje kabisa. Thank you thank you so much. Nana urahari w'ingofero? Ndahari. Ihute twagiye. Wiriwe. Ndashaka kuvugisha Bruce Melody n'ubwa mbere mvugishije mu stade. Bruce Melody ndagusuje cyane kandi turagukunda. Dutuye Nyamata. Turagukunda cyane ariko cyane nkunda iriya ndirimbo yawe y'ifoto.
murakoze namwe cyane Murakoze cyane. Ngaho. Twagiye vava twihuta kubitubangura. wakiriwe waryoheza Nyagara umupolisi. hello nanjye icyo nshaka kukubwira ndagukunda pe fashuwa ndagukunda kuva kera na mama wanjye ari kugusuhuza aragukunda cyane umunsuhuriza umubwire ko nanjye mwemera cyane ndamukunda cyane okay ndabikora merci good father thank you Nizere ko uruje imyaka y'ubukure twihuta hano dufite undi muntu witwa ufite network kamwe umwana w'ishyamba uranyumva manuka twagiye Karedi urahari Yes, ndahari bro. okay gwati twihuta Bruce, yuhu. Meze bite magayi? mbere sana Man, nanjye ndishimye kukuvugisha kabisa. Ndi umujeni wa hano i Nyamirambo. Hello? Uri kunyumva? Man, nanjye ndagukunda tubona hari ikintu kinini wamariye industry yo mu Rwanda man, nyuma y'abari abajeni wirwa ngiye ngufata nka Cristiano tu. Ndabona nyine ibintu byawe byose warabyihirinze na appreciate kabisa wa mugani Osmarito no muri beat ahubwo ntago uzakubita muzanayitwara. asante sana kabisa Big up yourself kabisa. okay thank you so much Karedi aha twihuta dufite umuntu wita Wilson is it Wilson Willy ufite umusatsi Willy rimwe Willy kabiri Willy manuka twihuta dufite undi muntu bita Singo wagarutse hano dufite umuntu akundwa Semuhungu zamuka hano gore zamuka ugomba kumpereza connection y'abantu bose bari muri Canada byo kora ibitaramo ndashaka kugira ngo biba amateka Canada to challenging America iki gitaramo ahantu uzajya kwita huzura gore sabira ijambo ndagusabye kundwa uranyumva yego ndakumva wahe nanjye ni Sweden urakize yego ndakunda Bruce Melody cyane ubutaha yaratubeshye yaza nzaza n'ukuri namaze kubivuga hano kare nyetikije kandi bari n'igeni ndabizi nzaza kandi byose bizagenda neza pe turagukunda ubutamba twaragiye turi benshi dushaka umuntu turamubura ariko ubutaha uzagaruke natwe turamutse yarabaye bamwe ntabwo twabimenye twabonye igitaramo turagenda haje harya nde haza kuri aho muri Nigeria aho turagutegereza turakura imbaro wagiye German I think so yari afrodesha mumbabarire pe uzaze ubwo bizagenda neza umugabo uzasaza ibyo utarabigeramo twagiye urakoze cyane kundwa twihuta tuje kwa Jeannette abantu mwasabye make kuva kare ntabwo abantu barenga 900 turi buze kubona mwese mwifuza kuvugisha Bruce Melody mu bibone Jeannette umaze hafi saha wazamuye niyo mpamvu uzamuye twagiye murakoze cyane ndabasura abantu mwese muri kuri iyi live Bruce Melody nawe ndagusura cyane murakoze cyane icyambere ntago ari ikibazo ahubwo ni compliment nshaka gutanga uburyo umanaginga social media donc ukuntu usubiza ibibazo